nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati reka njyeyo ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abonaje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti Musa, Musa. Undi ati ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti wikwegera hano, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aravuga ati amagorwa y'umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'abakoresha b'imirimo narayumvise, n'imiruho barimo ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu bajyane ku butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ahantu hatuwe n'Abakanahani. Ubu ngubu rero genda, ngutume kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisiraheli, umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati ngaho rero ningende nsanga Abayisiraheli, mbabwire ngo Imana y'abakurambere banyu yabantumyeho. Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, nzabasubiza ngo iki? Nuko Imana ibwira Musa iti ndi Uhoraho. Irongera iti uzabwire utyo Abayisiraheli uti Uhoraho niwe ubantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti uzabwire Abayisiraheli uti Uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Ngiryo izina ryanjye iteka ryose, nguko uko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi tuzirikana ni 103 mu dukubo 102, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 4, uwa 6 kugera ku wa 8 n'uwa 11. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, n'icyo ndi cyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose. We warura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Uhoraho akoresha ubutabera, akarenganura abapfukiranwa bose. Yamenyesheje Musa imigambi ye, n'abana ba Isiraheli abagaragariza ibigwi bye. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Isomo rya kabiri riri mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 6 n'uwa 10 kugera ku wa 12. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, sinshaka ko muyoberwa ukuntu abasekuruza bacu bose bagendaga bayobowe n'igihu cyererana, bose bakambuka inyanja, bose bakabatirizwa muri cya gihu na ya nyanja bifatanyije na Musa. Bose basangiye ibyo kurya bimwe bikomoka mu ijuru, kandi bose bashoka iriba rimwe rikomoka mu ijuru, koko bakanywa amazi avubuka mu rutare bahawe n'Imana, rukagenda rubaherekeje, kandi urwo rutare rwarangaga Kristo.
nyamara benshi muri bo siko banyuze Imana, niyo mpamvu intumbi zabo zararitswe mu butayu. Ibyo byose byabereye kuducira amarenga kugira ngo tutararikira ikibi nk'uko nabo bakirarikiye. Ntimukitotombe nk'uko bamwe muri bo binubye, maze umunyacyorezo akaboreka. Ibyababayeho biraducira amarenga, kandi byandikiwe kutuburira twe twegereje amagingo ya nyuma. Bityo rero uwibwira ko ahagaze aritonda atagwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ivanjiri ni ya Mutagatifu Luka, umutwe wa 13 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 9. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Ahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe haza abantu batekerereza Yezu uko Abanyagalileya bari bishwe na Pilato, maze amaraso yabo akayavanga n'ay'ibitambo baturaga. Arababwira ati, mukeka ko abo Banyagalileya barushaga abandi kuba abanyabyaha? Oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Cyangwa se ba bantu 18 bagwiriwe n'umunara wo kuri Silowe, mukeka ko bazize kuba abanyabyaha kurusha abandi baturage b'i Yerusalemu? Oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Nuko Yezu abacira uyu mugani, ati, umuntu yari afite igiti cy'umutini cyatewe mu murima we w'imizabibu. Aza kuwushakaho imbuto, ariko ntiyazibona. Niko kubwira umuhinzi we ati, uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uteme ntacyo umaze ahangaha. Undi aramusubiza ati, shobuja, ba uretse byibura uyu mwaka mucukurire iruhande, maze nshyireho ifumbire. Ahari kera wazera imbuto, nutera uzawuteme. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Bakristo bavandimwe, nshuti za Radio Mariya Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Dukomeje igihe cy'igisibo kituganisha kuri Pasika, igihe cy'iminsi 40 duhamagarirwa kwisubiraho tugarukira Imana, cyane cyane binyuze muri ya migenzo myiza yo gusenga, kwigomwa no kwicuza. Amasomo matagatifu tuzirikana none araduhamagarira kwisubiraho bidatinze no kutinubira ibyago, ahubwo tukarangamira ushobora kubiturokora, ari we Yezu Kristo. Imana siyo soko y'ibyago. Ibyago ni ingaruka y'ibyaha byateye muntu gutera Imana umugongo, akagwa mu mutego wo kwigarurirwa n'isi. Icyakora ibyo ntibikuraho umugambi mwiza Imana idufitiye wo kudukunda no kuturokora ibyo byose bishaka kuzimiza ubuzima bwacu. Ni Imana yuje urukundo, kandi impuhwe zayo ni igisagirane. Nubwo iri mu ijuru, ntihwema kwitegereza amagorwa yacu yose, bityo ikiyemeza rwose kuza kuturwanirira. Mu isomo rya mbere twumvise uko Imana yitegereje amagorwa n'imiruho y'umuryango wayo uri mu Misiri, kandi ikumva imiborogo baterwa no kuba bacakara. Ni nyuma y'uko bene Yakobo bagurishije umuvandimwe wabo Yosefu akisanga mu Misiri, ariko kuko yubahaga Imana ikiyemeza kumuba bugufi kugeza imugize umunyacyubahiro muri icyo gihugu. Nyuma yo gusuhukira mu Misiri kubera amapfa akomeye, bene Yakobo baje guhirwa, ariko ntibyaramba, kuko bisanze baragizwe ingaruzwamuheto, batangira gukoreshwa imirimo y'uburetwa. Icyaha uretse kubakura mu gihugu cyabo cy'isezerano, igihugu cy'abakurambere babo, cyabambuye n'ubutoni n'igitinyiro cyo kuba umuryango w'Imana, bisanga ari abacakara, abacanshuro, basigara mu maganya n'amarira adashira. Ngaho aho icyaha kitugeza.
kituvutsa ibyishimo duhabwa n'Imana, tukabaho mu magorwa n'imiruho idashira. Nyamara kuko Imana ari nyambabazi n'inyampuhwe, yo ubwayo yiyemeje kumanuka ngo itabare umuryango wayo, kandi ugobotore mu maboko y'abanyembaraga, iwukure mu bucakara, kandi iwujyane mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ibinyujije ku mugaragu wayo Musa yitoreye ngo imutume kubohora Abayisiraheli. Aho niho Imana igaragariza ubuntu bwayo, yo itita ku bibi tuyikorera, ahubwo ikiyemeza kutugirira neza kuko isendereye imbabazi. Izina ryayo n'Uhoraho, nk'uko yabihishuriye Musa mu ibonekerwa. Iriho kandi ihoraho, ntihindukana n'ibihe cyangwa ngo igengwe n'amateka. Ihorana impuhwe kandi ihora yiteguye gukiza no gutabara abanyabyago. Yezu Kristu niwe mukiza, niwe mutabazi wacu mu magorwa yacu yose. Niwe Imana yohereje ngo abe inshungu ya bose, kandi atange umukiro ku bamwemera bose. Ahora yiteguye kudukiza igihe cyose twemeye kumwakira kandi tukamugarukira mu migirire yacu ya buri munsi. Mu ivanjiri ya none, Yezu Kristu ubwe mu nyigisho aduha, kimwe n'abariya Abayahudi, araduhamagarira kwisubiraho bwangu, tugahinduka maze tukarokoka ibyago by'urupfu biterwa no kunangira umutima, bityo tukaronka ubugingo bw'iteka, ubukungu tuzigamiwe mu ngoma y'ijuru. We yemeye kuba umunyabyago ndetse yigabiza urupfu kugira ngo atwereke ko ibyago n'urupfu atari cyo gisobanuro cy'ubuzima bwacu hano ku isi, nk'uko benshi muri kiriya gihe kimwe n'ubu babyibwiraga, bumva ko ibyago n'urupfu ari ingororano igenewe abagomeramana. Ntidukwiye guterwa ubwoba n'ibyago by'isi birimo n'urupfu, ahubwo duterwa ubwoba no kuba kure y'ushobora kudukiza urupfu. Burya ngo nta rupfu rubi nko gupfa uhagaze, kubaho utariho. Nitwige gusoma ibihe turimo, tuve mu bitotsi by'umwijima, bitume tubaho mu rumuri dukesha kuba maso. Nicyo Yezu adukangurira, kureba kure, kutaba bizengarame, ahubwo kugira amasomo tuvoma mu buzima tubamo, aho kwirirwa dutungana agatoki, tureguzanya, ducirana imanza kenshi zivamo guhimba, kubeshya, gusebanya, kugerekerana n'inzangano. Ibyago bya mugenzi wacu ntibikwiye kutubera impamvu zo kwishima no kwirata, ahubwo bijye bidutera kwibaza natwe aho duhagaze, bitubere ikimenyetso kiduhwiturira kwisubiraho, tureke imigirire mibi ituma tutabona urukundo Imana idukunda. Niba tutaragwirwa n'ibyago, si uko turi beza kurusha abandi, ahubwo Imana ikomeza kutwuhira ngo irebe ko twakwisubiraho, tukera imbuto adushakaho, nk'uko umugani w'umutini wabigarutseho. Imana ikomeza kwihangana, ikaduha igihe ngo duhinduke, tuyigarukire, twakire impuhwe zayo zitwinjiza mu buzima budashanguka. Kugira ngo rero tube abakristo ku buryo bunogeye Imana, Pawulo mutagatifu aradusaba kuzirikana ko twese turi abanyantege nke, ko tutari ba miseke igoroye. Niyo mpamvu atubwiye, atuwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Twese duharanire kwigira kuri Yezu Kristu, twirinda gutwarwa n'ubucakara bw'ibyaha n'urupfu, ahubwo tugororokere Imana muri byose. Ibyo bizaduha kubaka ubuvandimwe bushyitse, twese duharanira kunyura inzira imwe nta kubusanya, turushaho kwegera Imana, twihana, twicuza kandi twigorora na bagenzi bacu. Tureke kwitotombera no kwinubira amagorwa tunyuramo, kuko kwakira no guheka umusaraba wacu ari byo bizaduha kwemarara imbere y'uwaduhanze. Ibyago n'ibyorezo ntibidutitize ngo biducemo igikuba, ahubwo bijye biducira amarenga kandi bituburire ko twegereje amagingo y'umukiro tuzigamiwe mu ijuru kwa Jambo.
duhore imbere y'Imana dutakamba, maze twoye kubaho twishuka cyangwa twishunga, ahubwo dushengerere Yezu kuko dushobozwa byose nawe udutera imbaraga. Dusabe Nyagasani kumvira ijwi rye rituvugurura, maze tubeho tugarukira Imana. Namurikire imitima yacu kandi akongeze muri yo ikibatsi cy'urukundo rwe. Naduhe inema yo kugarukira Imana turangwa no kwisubiraho, kandi twemere inkuru nziza y'umukiro yatuzaniye. Naduhe ukwihana gushyitse, tubeho tugendana nawe, tureke kubarirwa mu bazarimbuka. Naduhe gukomera mu kwemera no kutadohoka muri byose, maze tubeho twera imbuto zishimisha Imana umubyeyi wacu. Mbatuye umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana n'uwa Kiliziya, nakomeze kuduhakirwa iteka kugira ngo tubashe kubaho mu bushishozi, tumenye guhitamo ibitunganiye Imana bituma tuzaronka Haleluya.